ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije, yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA. Reka mbahe ikaze inshuti z'ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye cya none. Kubungabunga amashyamba, ibi bikubiyemo no kurengera ibinyabuzima bitandukanye biyatuye, ni ngombwa kuko bifitiye akamaro gakomeye haba ubuzima bwa muntu ndetse n'ibidukikije muri rusange. Ubusanzwe amashyamba afatiye runini ubuzima bwa muntu cyane bishingiye ku bintu nkenerwa akenera kugira ngo agire ubuzima bwiza. Muri byo hakubiyemo kuba ishyamba ribika carbone ndetse rikanayifata kugira ngo itangize umwuka duhumeka, kandi ishyamba akaba ari ryo ritanga umwuka duhumeka ukenewe cyane kuri buri kinyabuzima gituye isi. Iyi ari nayo mpamvu amashyamba akunze kugereranywa nk'ibihaha by'uyu mubumbe dutuye. Ishyamba kandi rigira uruhare mu kuyungurura amazi, gufasha kudahungabana kw'ikirere n'ibihe, agira uruhare kandi mu gukurura imvura, kugabanya ubushyuhe ku isi, afata ubutaka akaburinda kwangirika n'inkangu. Aya mashyamba kandi ni naho 50% rw'urusobe rw'ibinyabuzima bituye isi byibera. Gusa uko ibihe bihita ararushaho kwangirika. Ibi biturutse ku bikorwa bya muntu cyane bishingiye mu kuyatema, hashaka umwanya wo kubakaho, gushakamo ibicanwa, iterambere rishingiye ku bwiyongere bw'ibikorwa remezo nk'inganda, imihanda n'ibindi bitandukanye, kutayabungabunga byose biganisha ku kwangirika kw'amashyamba. Inkuru zihari ku isi ni uko abantu bakwiye gushyiraho ingamba zihamye kugira ngo aya mashyamba afatwa nk'ibihaha by'isi yitabweho, haba gusazura ashaje, gutera andi mashya aho yatemwe ndetse no gushyiraho uburyo buhamye bwo kuyabungabunga. Mu Rwanda naho izo ngamba zashyizweho ndetse hanashyirwaho amategeko na politike bigomba kugenderwaho mu kurushaho kubungabunga amashyamba yo mu Rwanda, haba ya leta ndetse no gufasha guteza imbere no kubyaza umusaruro y'abaturage. Muri iki kiganiro turaza kurebera hamwe ibikubiye mu mategeko na politike bigenga amashyamba mu Rwanda, uburyo abaturage bafite amashyamba yabo bwite bafashwa mu kuyabyaza umusaruro n'inyungu bateganya gukuramo, ndetse n'ingamba zashyizweho mu gusimbuza ibikorwa bya muntu byagiraga uruhare mu kwangiza amashyamba. Mbahaye ikaze. Mu Rwanda itegeko rigenga amashyamba mu ngingo yaryo ya 15 igena gahunda y'igihugu yo gutera amashyamba. Buri mwaka Minisitiri ashingiye kuri politike y'igihugu n'igenamigambi by'amashyamba agena gahunda yo gutera no gufata neza amashyamba mu gihugu. Naho ingingo ya 16 ikavuga kwishyirwa mu bikorwa rya gahunda y'igihugu yo gutera no gufata neza amashyamba, aho ikigo gishyiraho imirongo ngenderwaho igamije gushyira mu bikorwa gahunda y'igihugu yo gutera no gufata neza amashyamba kandi kigakurikirana ishyirwa mu bikorwa ryayo. Ingingo ya 19 yo igaruka ku kubungabunga no kurinda amashyamba, aho ikigamijwe harimo kugabanya ingaruka mbi ku mashyamba zaterwa n'ibikorwa bitandukanye. Naho ingingo ya 20 yo ikagena uruhare rw'abaturage mu kubungabunga no kurinda amashyamba, aho iyi ngingo y'inshingano buri muturarwanda wese kwita no kubungabunga amashyamba. Iri tegeko ryunganirwa na politike ya leta y'u Rwanda yashyizeho igendanye na gahunda ya guverinoma y'imyaka 7, aho mu rwego rwo kunoza ikoreshwa no kubungabunga neza, iyi politiki igena uburyo bwo gucunga neza amashyamba ya leta ndetse n'ay'abaturage ku giti cyabo. Politiki y'igihugu yateguye ko amashyamba cyane cyane amashyamba ya leta aba ari amashyamba acunzwe n'abikorera ku kigero nibura cya 80% kugeza kuri 2024. Ubu turi hafi 35% by'amashyamba ya leta acunzwe n'abikorera, ariko leta inyujije mu kigo cyayo gishinzwe amashyamba izakomeza n'ubundi kongera imbaraga mu gushishikariza ndetse no gushyikiriza imicungire y'amashyamba abikorera. Amashyamba rero y'abaturage ni amashyamba amenshi ni mato mato ndetse agiye ateye ahantu hatandukanye, ku buryo imicungire yayo yafashwe mu buryo ugomba guhinduka. Turimo turafatanya n'abafatanyabikorwa bacu batandukanye ndetse n'abaturage kugira ngo amashyamba y'abaturage ahurizwe hamwe mu cyo twise PFMU, aho dufata amashyamba y'umuturage, agashyamba gato, abaturage bakayahuza akaba ubuso bufatika, tukabafasha kugira ngo tuyongerere agaciro, umusaruro wiyongere. Ubuso bungana na hegitari 61,000 nibwo buteyeho amashyamba ya leta. Muri izo izigera ku 19,000 akaba arizo zimaze kwegurirwa bikorera, ari nazo zinahura na 35% by'intego bagezeho ubu.
Uku kwegurira amashyamba abikorera, ikigo gishinzwe amashyamba mu Rwanda kivuga ko bikorwa mu rwego rwo kugaragariza abandi akamaro k'amashyamba ndetse n'uburyo bwo kurushaho kuyabungabunga no kumenya neza icyo ayo mashyamba ya leta ashobora kuvanwamo, kuko mu gihe ishyamba ryeguriwe uwikorera agirana amasezerano na leta y'igihe agomba kuyasazurira, kuyasarura n'icyo agomba gukoresha uwo musaruro. Muri ubwo bufatanye hagati ya leta n'abikorera, buri mwaka basazura amashyamba ari ku buso bungana na hegitari 5,000. Ibi ngo bizatuma mu myaka 10 iri imbere u Rwanda ruzaba rufite amashyamba atoshye. Ibi biri gushyirwa mu bikorwa mu muvuduko ushoboka, kuko ngo amashyamba ariho ubu ngo menshi yari amaze gusaza akenewe gusarurwa, hagaterwa andi kandi ajyanye n'igihe ku buryo yongera umusaruro. Kuri ubu amashyamba yo mu Rwanda yari yihariye 5% by'inyunganizi ku bukungu bw'igihugu. Gusa ni inyunganizi ikigo gishinzwe amashyamba mu Rwanda bavuga ko gishobora kwiyongera, ibi biturutse ku ruhare amashyamba agira mu kubungabunga ibidukikije no kuzamura ubukungu bw'igihugu. Amashyamba muri rusange niyo yungurura uyu mwuka duhumeka, ni nawo usibye no kuyayungurura, ni nayo binyuze muri za photosynthese, ni nayo atanga uyu mwuka abantu bahumeka. Urusobe rw'ibinyabuzima rero navuga ngo ishyamba kuri tandukanye n'ibidukikije ni ibintu bimwe nashyiramo igishushanyo cyabihwanye, kuko ishyamba n'ibidukikije birahwanye neza. Ikindi nakongeraho, amashyamba arimo aranyuza mu bidukikije akinjiza amafaranga menshi cyane. Ngira ngo kugeza n'uyu munsi tourism cyangwa se ubukerarugendo buri ku mwanya wa mbere mu kwinjiza amafaranga menshi, kandi ubukerarugendo bwose dufite muri iki gihugu ubwinshi hejuru ndetse ngira ngo ya 90% bukorerwa mu mashyamba. Uku kurushaho kubungabunga amashyamba nk'imwe mu nzira yo kuzamura ubukerarugendo bushingiye ku rusobe rw'ibinyabuzima byatuye, ibi bigendana na gahunda yo kurimbisha imijyi ndetse no gufata neza ubutaka. Ibi nabyo bigakorwa bishingiye ku itegeko rigena amashyamba mu Rwanda, aho mu ngingo yaryo ya 18 ivuga ko ikigo kigena ubwoko bw'ibiti biterwa mu mijyi no ku mihanda, kandi kikanagaragaza uburyo bikorwa nuko bisarurwa. Ibi usibye kurimbisha imijyi, biri no mu byongerera umwuka mwiza abatuye iyo mijyi bahumeka, ndetse bikanagira uruhare mu gukumira imyuka ihumanya iva mu modoka kwangiza ikirere. Mu rwego rwo kurushaho kubungabunga amashyamba no kuyafata neza, ikigo gishinzwe amashyamba kinavuga ko hanatekerejwe gahunda y'impuzamashyamba ku baturage batunze amashyamba ku giti cyabo. Iyi gahunda ikigamije ni uguhuriza hamwe amashyamba y'aba baturage ari ku buso buto mu rwego rwo kuyagura ndetse no gutuma agira umusaruro ugaragara. Uku guhuza aya mashyamba, aba baturage kandi nibo babigiramo uruhare ndetse bakanigishwa uburyo bwiza bwo gutera neza ayo mashyamba. Uburyo aya mashyamba aterwa, hagati y'igiti hajyamo metero 2, bibiri byo haruguru bikaringanira, icyo hepfo kikaba mpande 3 kikajyamo hagati, ku buryo amazi amanuka haruguru hagati ya bya biti ahita amanuka agahinguka muri wa mwobo w'icyo hepfo cya gatatu. N'uburyo none twariteyemo n'uburyo bw'ikoranabuhanga, mu kujya gusiba ntabwo tumaririza, ntabwo dusigaho akanoza gataba muri uwo mwobo, ku buryo igiti giteye amazi menshi wibuke ko aturuka mu bikori akamanuka akagera ku giti, iyo ahererekanya ari menshi ahita akora umuvu. Ayo ngayo rero menshi ku kigereranyo cya 80% hama ku giti bitewe n'umwa wacyo ukuntu ucukuyemo bijyanye n'igihe. Aba ni abaturage bo mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Fumbwe, akagari ka Sasabirago, nabo bitabiriye iyo gahunda yo guhuza amashyamba. Ubu bamwe nabafasha myumvire no kwigisha abandi uburyo bwiza bwo gutera amashyamba. Ubu bibumbiye muri koperative, buri wese afite inshingano zo kubungabunga ibyo bagezeho, ndetse bamwe muri bo bahamya ko ibyo bikorwa babibonamo ejo heza. Uburyo amashyamba abungabunzwemo, hakiri agasozi muri za nturusi zitari zifite akamaro, habagamo amatungo yandagaye muri aya mashyamba, habagamo abana bayangiza bayineneka bakagira, ariko ubu ngubu koperative ifite inshingano n'umuturage unahaturiye uwo ari wese wo kuba yareba ikintu icyo ariko cyose cyakwangiza aya mashyamba. Nta matungo arajyamo, nta babana bakijyamo. Isomo no kwemo rya mbere ni iry'ejo hazaza. Ejo hazaza aho ndabona ngiye bwanjye niba mfitemo wenda urugero nk'ibiti nk'igihumbi, kuko ndumva wenda bitaburamo niba mfitemo amaparitima ari 3, icyo gihe igiti niba kizaba kigura 5, nidusarura kandi ubona harabura imyaka 3 n'amezi 2, niba kizaba kigura 5, ubwo uramutse uko byurumva ko nzaba ndi umwana w'umujyambere ufite ejo hazaza heza bitewe na rya shyamba na cya gitekerezo cyiza cya leta yadutekerereje. Uku kubungabunga amashyamba haba leta ndetse n'abaturage bafatanyije, ibi binagendana n'uburyo bwo kuyasarura bikurikije amategeko ndetse n'inzira binyuzwamo.
ibi bikorwa mu rwego rwo gukumira abatema amashyamba ngo bitwaje gushakamo ibicanwa. Ibikorwa nabyo usibye kuba byangiza amashyamba ubwabyo binagira ingaruka mbi ku buzima bwa muntu bishingiye ku myotsi iva haba ku ikoreshwa ry'inkwi cyangwa se mu makara. Ubu muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 intego ihari nuko umubare w'abakoresha ibicanwa bikomoka ku biti uzagabanuka ukava kuri 83.3% ukagera kuri 42%. Ibi kugira ngo bigerweho abaturage bashishikarizwa gukoresha gaze na biogaze ndetse n'ibindi bitandukanye. Ibi nabyo bimaze gufata indi ntera, aho benshi mu bahagaritse gukoresha ibicanwa biva ku biti bumvikana bavuga ko hari icyahindutse mu mibereho yabo. Impamvu nashobora gusubira ku makara nuko mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije amakara ubundi nge niyo nyacanyeho, ahubwo gaze yazigiye. Ngewe ncanye ku makara wa mwuka uva mu makara ntago mpumeka neza. Sinzi n'abandi niba icyo kibazo bakigira nk'icyanjye, kandi byambayeho igihe kinini cyane. Gaze rero yaje ari igisubizo kuri jewe. Gusa n'uyu munsi hari benshi bakirenga ku mategeko bakitwaza kuba batunze amashyamba yabo bakayatema uko babyumva, ndetse hari n'abagifite amashyamba ya kera kuri ubu bakaba bakeneye gusarurwa hagaterwa andi mashya kandi ajyanye n'igihe, ariko benshi barakinangira. Ingingo bagenzi babo bashingiraho bagaragaza ko yari imyumvire ikwiye guhinduka. Inama twabagira ni ukubanza guhindura imyumvire. Guhindura imyumvire ni ikintu kigorana, natwe twatangiye abantu batabyumva, ariko nyuma baje kubyumva bumva ko amashyamba bari bafite ntacyo amaze. Cyane cyane ko n'ingemwe z'ibiti twari dufite batubwira ko zakomokaga ku gihe cya kera mu batware ba Rwubusisi. Izo ngemwe zikaba zitagendanye n'igihe tugezeho. Iyo myumvire yo guhindura ubutaka twari dufite, ibikorwa twari dufite, twinjira mu bikorwa byihuta bitanga umusaruro, izo nizo ngamba niyo myumvire twasangiza n'abandi ko guhindura ibintu ugendanye n'igihe ibifite inyungu, ibyo munyarwanda wese akwiye kubyumva. Muri iyi gahunda kandi yo gushishikariza abaturage gutera amashyamba, ikigo gishinzwe amashyamba mu Rwanda cyanatangije gahunda yo gukangurira abaturage gutera ibiti bivangwa n'imyaka, aho ibi biti bifasha cyane abahinzi bo mu turere dukunze guhura n'izuba ryinshi kuba ibihingwa byabo biticwa n'izuba, ndetse ibyo biti bikaba bigaburirwa amatungo. Hejuru yiba ariko ikigo gishinzwe amashyamba kinagaragaza ko igihugu kiri mu bihe hitegurwa kwinjira mu gihembwe cy'iterwa ry'amashyamba, ndetse n'ibi bihe by'impeshyi turimo hashobora kuvukamo ibibazo bikomeye bibangamira amashyamba nk'inkongi z'imiriro. Ingingo bashingiraho basaba ubufatanye n'abaturage. Turi mu gihe cy'impeshyi, turi mu gihe gikomeye cyane cyo gutegura igihembwe cyo gutera amashyamba. Abantu rero bakomeze bateganye batunganya imirima yabo aho bazatera amashyamba, ndetse aho bazagira ikibazo begera inzego zacu zihari ku mirenge no ku karere. Ikindi cya kabiri, turi mu gihe turimo tubona inkongi z'umuriro ahantu hatandukanye, haba ari ahegereye amashyamba manini nka za Nyungwe, haba ari ahegereye amashyamba ari mu bice by'uburasirazuba nko ku Kagera. Turifuza ko cyangwa se turasaba abaturage ko ba rutwitsi twabahagurukira twese. Hari barutwitsi barimo basarura cyangwa se batwika amashyamba batabishaka, cyane cyane navuga nk'abarimo bahakura. Abo ni abantu twese dukwiriye guhagararaho tukabarwanya, ndetse n'abaho bari bakumva ko bagomba gukoresha ibikoresho bya kijyambere bitabangamira ishyamba. Hari abandi babikora batwika ibiyorero biri mu mirima yabo. Uratwika wowe uzi kutwika hafi aho ngaho, ariko bigataruka bikajya no mu ishyamba, hagashya igice kinini, ndetse inyamaswa zikangirika, bya biti twaba twarashyize ahantu igihe kirekire bikangirika, ndetse n'umusaruro yari ishyamba rishinzwe kubyara umusaruro nabyo rikaba rishobora kwangirika. Ibi wari ubizi se? Wari uzi ko amashyamba ku isi ateye ku buso bungana na 31% by'ubuso bw'ubutaka ku isi, aya ari nayo afasha abaturage mu kubaho no gutera imbere? Ubu abasaga miliyoni 13 z'abaturage mu isi bakora akazi karebana n'amashyamba, naho abagera kuri miliyoni 41 bagakora akazi gafite aho gahuriye n'ibikorwa bitangwa n'ishyamba. Ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA ku bufatanye na Minisiteri y'Ibidukikije mu Rwanda cya none. Reka tugisoreza naho ubutaha. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije, yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo.
ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA.